utuye mu nzu ariko nta bikoresho bigezweho by'abasirimu utunze, cyangwa utunze ibikoresho bya make kubera ko bihenze guhita wishyurira rimwe? Igisubizo ni Dubai Market. Ahuza tukaguha ibikoresho byo mu rugo ushaka byose: televiziyo, firigo, cuisinière, radio, microwave, imashini zimesa, amagare n'ibindi byinshi, ukajya wishyura mu byiciro mu gihe cy'amezi 5 hafi igice cy'umwaka. Dukorera mu mujyi mu nyubako ya KCT ku ruhande rwinjira muri parking. Ku bindi bisobanuro hamagara cyangwa twandikire kuri nimero iri kuri screen yawe. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh, uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Ikanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi. Uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ko bayigirira icyizere bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 07 84 65 17 ukabatuma, cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa internet wa3.globalshippers.rwanda.com. Ibyo uko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. Uyu mugabo tugiye gutangira twumva ni umuvugizi wa leta ya Kongo, bamwita Patrick Muyaya Katembwe. Hano yari yatumiwe na televiziyo ikomeye mu gihugu cy'Ubufaransa, asobanura byinshi, abazwa kuri byinshi cyane cyane ku byerekeranye n'intambara iri muri Kongo. Ko bamubashije kuri iki kibazo kijyanye n'u Rwanda, ndagira ngo umve amagambo yasubije muri icyo kiganiro. Continue Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêts à porter la guerre au Rwanda? Hano babashije Patrick Muyaya bamubaza bati ese nibikomeza gutya intambara muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi nibikomeza gutya, mwiteguye ko leta ya Kongo ishobora kuba yatangiza urugamba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se intambara mukayerekeza ku Rwanda? Umuvugizi wa leta ya Kongo Muyaya yasubije muri aya magambo. Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de... Patrick Muyaya mu magambo yasubije avuga ngo twebwe uburyo bwose burashoboka kuri twe muri kano kanya. Gusa muri kano kanya ikintu twebwe dushyize imbere nka leta ya Kongo, mbere na mbere no kubanza tukareba ko twarinda ikintu cy'ingenzi no kurinda imipaka yacu ya Kongo, tukarinda ubusugire bw'igihugu cyacu ndetse n'umutekano w'abaturage bacu. Icyo nicyo kintu dushyize imbere. Naho ibyerekeranye no kuba intambara nibikomeza gutya twayijyana no mu Rwanda cyangwa se twayirwana n'u Rwanda direct, ibyo ngibyo nabyo biri gutekerezwaho kandi tubirimo neza cyane. Ni amagambo yatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo ubwo yari ari kuganira n'igitangazamakuru cya France 24 cyo mu Bufaransa. Territoire, que nous protégeons nos populations et que vous savez l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur parce que ni les peuples auront. Gusa uno muvugizi wa leta ya Kongo yakomeje avuga ati nibyo birashoboka cyane by'intambara kuba twayigeza ku Rwanda, ariko twe ntago ari cyo twifuza, kuko muri kano kanya yaba abaturage b'u Rwanda yaba abaturage ba Kongo muri bo nta numwe ukwiriye intambara, nta numwe uyikwiriye, ahubwo icyo bakwiriye ni ukubona impinduka nziza. Ni mu kiganiro bagiranye yagiye abazwa ibibazo byinshi cyane, aho banamubajije bati biravuga ko Perezida Tshisekedi ari gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo arebe ko yaziyamamaza na manda ya gatatu ikurikira. Aha ni mu kiganiro ubwo batangiye bamubaza uyu Patrick Muyaya, turaza kugenda tudakoresha amajwi yabo cyane kuko buriya abari yabo nyine, nibwo batangiye bamubaza cyane cyane by'umwihariko bamubaza ngo mbere na mbere turabanza tugaruke ku byerekeranye no kuba imirwano iherutse kongera kubura umutwe mu rwego rudasanzwe nyuma y'uko ibiganiro byanze cyangwa se binaniranye kuba byagombaga kubera i Rwanda muri Angola mu kwezi kwa 12. Umunyamakuru witwa Mark yakomezaga amubwira ati byatangiye ibingibi rwose intambara ikomeza iba nini cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, none mu minsi yashize byarakomeje bigera muri Kivu y'Amajyepfo. Nsamaze ati muri make ubu ngubu urabona ko rero bimeze nkaho byabaye intambara yuzuye.
umuvugizi Patrick Muyaya nawe yamusubije amubwira ati mbere yo kuvuga iby'iyo ntambara tujye tugaruka no ku bo babita ngo umutwe w'iterabwoba wa M23 ati umutwe w'iterabwoba wa M23 iyo turi kuvuga ntago ari tuvuga gusa atahubwo tubivuge neza kuko ni ibintu bigaragara ko ari abasirikare b'u Rwanda bawuri inyuma we niko akomeza bivuga umuvugizi wa Kongo akomeza ashimangira ko ibyo byose abyemeza bishingiye ko kuri raporo ngo y'umuryango w'abibumbye ngo yemeje ko babonye abarenga ibihumbi 300 by'abasirikare ngo b'u Rwanda muri Kongo izo ngo ni inzobere zakoze ubushakashatsi z'umuryango w'abibumbye nibyo uno Patrick Muyaya ari kugendera avuga ngo byagaragaye ko abasirikare bagera ku 3400 b'u Rwanda bafatanya n'umutwe wa M23 muri urugamba turimo ahanini ibyo ngibyo kuba barakomeje urugamba ndetse n'ibyaha by'intambara byinshi ati byose byakurikiye ibyo twari twemeranije byo kuvuga ngo duhurire muri Angola Rwanda ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 tuganire turebere hamwe ibi byose byakagombye kuba byarabonewe igisubizo. Cas du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller la RDC parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la... ndetse awe akomeza avuga ati mu magambo ye avuga ati kuba iyo nama twarategerejemo perezida w'u Rwanda ntaze ni ikigaragaza we gahunda afite yo gukomeza ibyo ari gukora muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo agakomeza navuga ngo cyane cyane ko iyi ntambara ari intambara y'ubukungu ko baba bari kugerageza gukomeza gutwara ubutunzi bwacu bwa Kongo niyo ntambara y'ubukungu turi kurwana muri kano kanya ndetse hano bakomeje mubaza ati ese koko iyo raporo y'inzobere zoherejwe n'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko abasirikare b'u Rwanda bagera ku 3400 aribo bari muri Kongo bafatanya n'umutwe wa M23 no umubare muvuga mugendeye kuri iyo raporo y'izo nzobere cyangwa namwe mufite amakuru yanyu Patrick Muyaya akomeza avuga ngo twebwe amakuru yandi twifitiye nuko ahubwo uwo mubare ushobora kubona arenga cyane bitewe nuko ngo bahora bahinduranya haza abandi hagira abagenda avuga ati bega bahora bahinduranya bivuze ngo uwo mubare ushobora kuba ari na mwinshi cyane nkwibutsa bino ni bivugwa n'umuvugizi wa leta ya Kongo ariko u Rwanda rwo ruhakana ibyo byose ngira ngo twagiye tubigarukaho kenshi ruvuga ko ibyo bintu byose atari byo ndetse n'izo raporo z'izo nzobere baba bafite uko babivuganye bababwira raporo bari buze gutanga leta y'u Rwanda ibyo ngibyo irabihakana ntago ibyemera na gato. Patrick Muyaya muri iki kiganiro yakomeje agaruka avuga ngo ni byinshi bigaragaza ko abasirikare b'u Rwanda bari hariya ndetse hari n'amazina y'abasirikare bakomeye azwi n'ibyaha bakoze hariya atari mpamvu dukomeza gusaba imiryango mpuzamahanga kuba hari ibihano bakagombye kuba bari gufatira u Rwanda bikomeye cyane. Cyari ikiganiro kirekire wenda namwe muraza kugenda mubibona ibindi byinshi cyane hirya no hino gusa muri icyo kiganiro ni ikiganiro mbega kibaye nyuma yuko hari hashize iminsi mike cyane bivugwa ko cyangwa se bigaragaye ko umutwe wa M23 wafashe umujyi wa Minova bivuga ko ari umujyi uri strategique cyangwa se ari agace kari strategique cyane mu byerekeranye n'urugamba cyane ko uwo muhanda cyangwa se iyo nzira ya Minova ari yo nzira yatumaga ari nzira yatumaga ibijya Minova n'ahandi hose biba biturutse muri Goma mbega bimeze nkaho Goma yazengurutswe impande zose akanya kariko kose M23 ishobora kuba yafatana Goma ko uwo mujyi wa Minova bafashe ni ibirometero 40 byonyine ugera i Goma urumva ni hafi cyane ya Goma. Ibi kandi ni byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo bita ngo ni General Sylvain Ekenge. General Sylvain Ekenge yaje kubyemereza aravuga ati umwanzi duhangaye cyangwa se haduyi yabashije kuba yafata Bweremana mu majyaruguru ya Kivu ndetse na Minova muri Kivu y'amajyepfo aho hose bahafashe mbega umujyi wa Goma wazengurutswe. M23 kandi nanone ngira ngo muribuka ko mu ntangiriro z'uku kwezi turimo M23 n'ubundi yari yafashe umujyi wa Masisi ndetse iza no gufata agace ka Ngungu nubwo nyuma ha Ngungu ngira ngo baje kuhatakaza ariko bari bahafashe naho hari ahantu hanini cyane. Ikindi ibingibi nanone ngo bisa nkaho bakoze byo kuzenguruka uno mujyi wa Goma bameze nk'akanya kariko kose M23 ishobora kuba yahafata. Ibingibi ni ibibaye byaba bigiye kwisubiramo ku nshuro ya kabiri biramutse bibaye kuko mwaka wa 2012 nabwo uriya mujyi wa Goma wigeze gufatwa na M23 ariko ntago byari by'igihe kirekire byaba ari ibintu bigiye kwisubiramo kabiri. M23 ikomeje kugenda irwana cyane ubona ko iri gufata ahantu henshi cyane ahantu ngaho haba bateje inkeke hateje n'ikibazo leta ya Kongo. Nibyo rero bituma ibyo byose bishyirwa ku Rwanda usanga uwo muvugizi n'abandi bose bavuga ati
uru ni u Rwanda turi kurwana narwo, bashyigikiwe n'u Rwanda, ni umuti u Rwanda rushyira imbere kugira ngo rufashe kubw'inyungu zarwo. Nubwo leta y'u Rwanda ibyo ngibyo buri gihe yakomeje kugenda bisubiramo ibihakana ivuga ngo icyo ntabwo ari ikibazo cyacu. Ibyo mu gihe biba biri kuba bavuga ngo u Rwanda nirwo ruri inyuma ya M23, bavuga ati u Rwanda rwagombaga kuba ruri muri Rwanda muri Angola kugira ngo basinye amasezerano yo kureba ukuntu bahagarika intambara. U Rwanda rwo rukavuga ko rutagombaga kugira icyo rusinyana muri iyo nama, cyane ko rwo ruvuga ngo ahubwo leta ya Kongo yagombaga kwicara ikaganira n'uwo mutwe wa M23 baba bahanganye, bakumva ko ari cyo kibazo cy'abapana, kumva ko ikibazo ari u Rwanda. Ari nabwo ngira ngo mu nama y'abanyamakuru iheruka byavuzwe ko ngo Kongo ariyo yishe ibyagombaga kubera muri iyo nama, atari u Rwanda rwabyishe, kuko rwagombaga kuba ahubwo Kongo iganira n'umutwe wa M23 akaba ariwo bemeza icyo gukora. Gusa mu gihe umujyi wa Minova wamaze gufatwa cyangwa se ubona ko umujyi wa Goma uri kuzengurukwa, abaturage bakuye ubwoba bwinshi cyane abari muri Kongo, aho kuko uwo muhanda ubundi niwo muhanda nyine banyuzamo ibintu byose biva muri Goma by'ubucuruzi n'iki, ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abaturage biriwe bahaha cyangwa se guhera ejo bahaha ibintu byinshi, bapakira ibintu byinshi birenze ibyo bashoboye kwikorera, kuko bavuga ati akanya kariko kose yari igihe mu minsi iri imbere bitaba biri gushoboka guca hano cyangwa se ngo umuntu ajye muri Goma kugera ibyahakura. Niyo mpamvu abaturage bari kumera nk'aho babiguriye rimwe, babihahira rimwe, bikorera byinshi cyane. Raporo y'umuryango w'abibumbye ikomeza kuvuga ko kino kibazo kiri muri Kongo ari ikibazo giteje inkeke cyane, ndetse ari ikibazo kibi cyane ku burenganzira no ku buzima bw'ikiremwa muntu, aho bivugwa ko kuva uyu mwaka watangira, ngira ngo murabibona turacyari mu kwezi kwa mbere, abarenga ngo 230 bamaze gukurwa mu byabo bahunga bagenda. Ngira ngo uri kumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ndaje mu kanya twikomereze n'andi makuru nanone hirya no hino, cyangwa se n'ibindi tuba twapanze ko turi buze kuganiraho uyu munsi. Ibuka gukora subscribe aho hasi, ndaje dukomeze n'ibindi biganiro. Ciao ciao.